Banyarwanda nshuti mutuye mu mahanga, mu bihugu by'amahanga kimwe nanjye, nagira ngo tuganire kuri demokarasi, mbibutse ibintu by'ingenzi byo kuzirikana. Murabizi ntangira umurimo wo gukorera abaturage, ikintu cya mbere nari nimirije imbere ni guhuza abanyarwanda baba mu mahanga n'ababa mu Rwanda, bityo tugahurizwa na demokarasi. Muri iki gihe rero abantu benshi biyita abanyapolitiki bari mu mahanga ntabwo bavugishwa nuko bakora politiki y'u Rwanda, bavugishwa nuko baba mu mahanga. Kuva mu Rwanda umuntu akajya mu mahanga akaba ariho akura ubuhanga bwo kuvuga, ibyo ngibyo rwose nta kintu na gito byumvikanaho. Mureke twungurane inama, ariko mureke kwiyita abanyapolitiki. Bantu muri mu mahanga, niba mwumva mubiterwa no kuba muri mu mahanga, mukaba muri impunzi, mukaba mutinya u Rwanda, murugendera kure, nimukore iby'amategeko abahera uburenganzira, gutanga ibitekerezo. Ariko mureke kubeshya abanyarwanda bari mu gihugu ko bashobora kubategaho amakiriro mu bijyanye na demokarasi. Turi mu gihugu, turi benshi, twashinze amashyaka, abandi dukora twigenga. Amashyaka menshi afite amashami mu mahanga. Niba mudashobora kuyayoboka, nimutange ibitekerezo mu mashyirahamwe, mu miryango, ku maradiyo, mu binyamakuru. Ariko n'ayo maradiyo n'ibinyamakuru mushinga buri munsi ni ay'amashyaka. Amashyaka nayatemewe, amashyaka atakwiye kwitwa amashyaka. Niba se mushobora gukora umurimo w'itangazamakuru ko tuwukeneye turi abanyarwanda, mwaretse gukorera ingirwamashyaka, mwatanze ibitekerezo byagirira akamaro abanyarwanda, kuko abanyarwanda benshi babayoboka kugira ngo babagezeho ibitekerezo byibera mu Rwanda, ariko mwebwe mugahita mushaka kubagira abayoboke banyu. Babayoboka kandi ntacyo muri cyo, nta kintu muteze kubagezaho. U Rwanda aho rugeze ubu ngubu ni u Rwanda ruriho rwiyubaka, rukomeye, rufite ejo hazaza h'ibihugu bikomeye. Niba mubona icyo gihugu murimo nta bushobozi mufitemo byo kukibamwo abanyapolitiki, kukibamwo ingabo, murakeka ko kuzinjira mu Rwanda munyuze mu ishyamba cyangwa se muhiritse ubutegetsi ari ibyo abanyarwanda bazabashimira? Hari abajya bigereranya n'inkotanyi ngo nazo ngo zarateye, bakirengagiza ariko imyanya ikomeye abasirikare b'inkotanyi bari bamaze kugeraho. Bafite amateka akomeye cyane, ni nabyo byabahaye n'ubushobozi. Ntabwo ari inyashyamba zisanzwe. Ntabwo rero mushobora kuzabigana. Mureke ahubwo murebe ibihe tugezemo. Ntitukiri muri bya bihe by'imyaka ya 70, imyaka ya 60 y'ihirika butegetsi. Ni muhaguruke dukore demokarasi itari irimo urwango, itarimwo gusebanya. Demokarasi ivuga iti ibyo tudashoboye abana bacu bashobora kubishobora, ibyo tutazashobora abuzukuru bacu bashobora kuzabishobora. Ariko twe kubaraga amateka y'ubugarasha, amateka y'ubupindi n'ubupinganyi budakwiranye n'igihe tugezemo rwose. Muriho muritwaza cyane abagira ibibazo mu Rwanda, ugize ikibazo wese mugahitamo mwikururiraho ngo abe uwanyu. Bimwe mukabyitirira ubwoko, ibindi mukabyitirira ibibazo mwagiranye n'ubutegetsi, abandi mukabishingiraho mwerekana ko hari icyo muzi, hari icyo mushoboye. Ufite ubushobozi yiyunga n'uwo bafitanye impamvu, ariko ibisigaye hanze ahangaha rwose biragayitse. Biragayitse, ntaho tugana abanyarwanda bo mu mahanga. Mushatse mureke dusase inzobe twebwe ubwacu. Ndazi neza uko mu mahanga tubayeho, uko abantu babayeho. Mufite imirimo mukora, mukagira igihe mukeneye gupfusha ubusa, mwagihariye icyo gusebya u Rwanda, icyo kuvuga ibintu bibajemo
yego ni byiza cyane rimwe na rimwe dukeneye kuganira ariko se muganira muganisha hehe ko ntaho muri mwaretse mu kubaho abanyarwanda turi mu Rwanda ibibazo turimo n'ingorane dufite aho kutwita injiji aho kutwita ko turi imfungwa tudafite ubushobozi bwo kwinyagambura ahubwo mukatwereka icyo mwatumarira mukatwereka uburyo twafatanya naho ubundi muriho murayoba bikabije. Hari abanyamakuru hari n'abandi bashakisha imibereho bashakisha za like kuri YouTube bakaboherereza amakuru abandi bagahimba inkuru zituma abantu bakandaho. Ngiye ku bwanjye nashima mbonye amajwi aho kubona za likes zo kuri YouTube. Ntabwo ari ya likes, ntabwo ari zuzi zizashyirwa mu dutebo tw'amatora. Ntabwo ari YouTube, ntabwo ari Facebook. Ibi ni ibinyamakuru tugomba gukoresha koko tugamije gutanga igitekerezo, ahubwo tutagamije gusomwa no kumvwa n'ababa mu mahanga. Banyarwanda namwe banyamakuru bari mu Rwanda, mushaka ko ibyo muvuga kuri YouTube birebwa bikumvwa na benshi, mugashaka za byacitse, mumenye ko aba bareba n'abantu nyine bafite umwanya, banafite na za mega zihagije iyo mu mahanga. Nyamara u Rwanda twubatse ni urwacu twese, baba mu mahanga baba n'abari mu gihugu. None se niba abantu bakomeje kwiganirira kubera ko bafite za mega mu mahanga, abaturage bacu batareba YouTube, mukeka ko ibitekerezo byabo bidakenewe? Ese ibibazo babayeho bya buri munsi kuba batabicisha kuri YouTube, mukeka ko hatari inzira zateganijwe? Izo nzira rero nizo dusabwa twese kunyuzamo ibitekerezo byacu. Ni ukuvuga twubahe ba mudugudu, twubahe ba gitifu, twubahe abayobozi bose bo mu nzego z'ibanze, abakozi n'abakoresha, kuko ni rwo Rwanda ruriho rwiyubaka. U Rwanda rukeneye ubutabera kandi bugaragarira mu buzima bwa buri munsi. Ngaho rero banyapolitiki, namwe bagenzi banjye muba mu mahanga, ibi byo gukomeza kwishimira ko umuyobozi kanaka bamwirukanye, umuyobozi undi muntu wese uharanira demokarasi yagize ibibazo, yafunzwe, yishwe nabo basiganira kuvugwa neza, basiganira kugira imyanya mu buyobozi. Narabibonye rwose, tugomba kubagendera kure. Bantu mwifuza ko gukora politiki bigomba guca mu buroko, bantu mwifuriza ko bariya bose bariho bagerageza kuvuga mu Rwanda bicwa, ngo niho muzavuga muti tubonye icyo kurega ubutegetsi. Ngewe ndifuriza abagerageza bose gutanga ibitekerezo no kwisanzura mu Rwanda, ndabifuriza ubuzima, ndabifuriza kubaho, nkabakangurira ariko kumenya ko gushyigikirwa n'abari mu mahanga bagashize bigize abanyamahanga. Mu by'ukuri abenshi bavuga mu ijwi ry'abanyamahanga, batubeshya ko bavugira u Rwanda, kandi mu magambo bavuga rwose bitandukanye n'ibyo nzi bituzana mu mahanga. Tuzanwa mu mahanga no guhaha, tuzana mu mahanga no kugira akamaro, ntabwo tuzanwa mu mahanga no kumenya ibyo tutashoboraga kumenya, ibyo tutari kugira ubushobozi bwo kumenya turi mu Rwanda. Kuvuga nibyo bisaba ubutwari bukomeye, ariko niba kuvuga tugomba kuvuga kugira ngo abari mu Rwanda bo bumve ko batazi kuvuga, cyangwa bumve ko tubavugira kandi ntacyo tuzabamarira. Niba rero dushobora kugira icyo tuzabamarira, twige gufatanya nabo, twige kububaha mu bibazo byabo bya buri munsi. Ndahamagarira cyane cyane
abakora itangazamakuru ngo bibuke ko itangazamakuru rikenewe muri demokarasi. Itangazamakuru rikenewe muri demokarasi, ariko itangazamakuru ry'amashyaka n'ingirwamashyaka ntabwo rikenewe. Murayobya abanyarwanda, namwe ubwanyu mukiyobya. Ndabashimiye rero, iri jambo nariteguye muri iki gihe twibuka amezi nk'aya, nibwo abanyarwanda benshi bambutse umupaka bajya mu gihugu cya Kongo. Kugeza ubu hakomeza kuvugwa amagambo menshi ngo hicwa ry'impunzi, impunzi zarakurikiranywe, ariko nta na rimwe, cyane cyane ndabwira abanyarwanda turi hirya no hino mu bihugu by'isi, tujya twibuka ko ingabo zari z'u Rwanda n'interahamwe zashwishwibikanijwe zigakurikiranwa mu mashyamba, aho zakomezaga gushaka uburyo bwo gutera u Rwanda. Ni uburenganzira rero bw'abayobozi b'u Rwanda n'ingabo zirufite kubakurikirana. Abanyarwanda benshi babiguyemo, nibo nsabira, nifuza ko hazagira uburyo byakumvikana, kuko iryo kurikiranwa ryari ngombwa, riracyari na ngombwa. Nkaba ndetse nsaba ahubwo abo bakomeza gufata intwaro banakurikiranwa muri izo ntwaro, ko bareba uburyo twakwiyunga n'amateka yacu, aho gukomeza kuyobya uburari, bahimba amashyaka, bashaka amazina mashya, kandi tuzi neza ko ari amateka ya MRND, amateka ya MDR byishe igihugu tuvuyemo. Tuzi ko abiyitaga inzirabwoba n'interahamwe ariyo nyirabayazana y'amakuba y'u Rwanda. Abo ngabo bose ntibarashira, abenshi baracyariho, n'abana babo bamwe na bamwe bariho barabarera muri uwo muco wabo. Nifuza ko twasubiza amaso inyuma, abitwaga inzirabwoba bakabyemera ko arizo, bakemera ko batsinzwe, tukabasabira uburyo bwo kurangiza intwaro, kurangiza intambara, bagashyira intwaro hasi. Icyo gihe n'abanyarwanda ingabo zibakurikirana, kuko ziyemeje kuba ingabo z'u Rwanda, nta kuntu kumvikana bitabaho. Ibyo byo gukomeza guhimba amazina menshi anyuranye n'amashyaka anyuranye bikavaho, tukiyunga abanyarwanda. Hanyuma mu minsi iri imbere nibwo demokarasi dushobora nanone gushingira ku mishinga yigwa bitewe n'ibibazo igihugu kiba gifite n'inzira dushaka kucyubakamo. Ibyo byose birashoboka, ibyo byose biri mu bimpangayikishije. Niyo mpamvu nongeye kubibutsa abanyarwanda bari mu isi yose, mwitandukanye n'abakomeza kwigira ko bose ari impunzi. Ntabwo abanyarwanda bari hanze bose ari impunzi. Abanyarwanda benshi bari hanze n'abantu bahunze bafite intwaro, bafite umugambi mubisha wo gukora jenoside bari bayisanzwemo. Abandi n'abariho bagenda bashwana n'abari ku butegetsi. Noneho rero abenshi muri twe banyarwanda dusanzwe, ni twebwe ubwacu tugomba kubamagana, tukababuza kutwiyitirira. Iri kurikirana ry'ibyagiye biba ku banyarwanda b'impunzi birengagiza ko harimo abagombaga gukurikiranwa koko, kandi bagomba no gukomeza gukurikiranwa. Ndabibahamagariye rero, niho tuzumva ko abanyarwanda baguye Kibeho badakwiye kwibagirana, kandi nanone badakwiye kwitwa yuko batazize na bamwe mu bo abo twari twarakurikiranye, twarahunganye. Ntabwo abanyarwanda bapfuye bazize gusa ingabo z'u Rwanda zakurikiranaga ingabo zahunze zatsinzwe n'interahamwe, ahubwo natwe twese tuzasanga ko twizize, kuko tutariho dushaka kwemera amateka twabayemo, twanyuzemo, ngo twamagane abatugize abadutwaye bunyago. Ndabashimiye, nkomeje kubasaba rero ngo mu gihe tuzirikana ubuhunzi bw'abanyarwanda, twibuke ko tutahunze twenyine,
twahunze n'abadutereranye, twahunganye n'abaduhemukiye n'abahemukiye igihugu, ariko ubu ngubu ni igihe kirageze ngo abayobora igihugu n'abakiyoboye nabi tubunge ejo hazaza hazire amatiku. Demokarasi ntabwo ijyana n'urwango ugeranije n'amagambo akoreshwa mu binyamakuru n'amashyaka yose avuka muri iki gihe. Nta mashyaka akenewe, hakenewe gushishoza tukunga amateka yacu. Murakoze.